Kabila yo imyaka 18 CNDP iriho igahinduka M23 akaba atarigeze akemura ikibazo cyayo ubu nibwo yibutse kuyikunda akaba agiyeyo kandi ntagisho ikibazo aricyo narindi kukubaza kuki noneho rero bamwakiriyeho nyine rega urumva n'abantu bari muri case yo kuba batsinda babonye iturufu ni iturufu ariko jewe nakubwiye ngo Kabila jewe nicyo ikintu narwanyije ni ukuvuga ngo Kabila ngo kuko afite amafaranga menshi jewe buriya ijwi afite ndaza kuribara cyane kurenza amafaranga afite igiye gukoresha imbaraga zayo total akoze sevi umutwe waragiye wigarurira intara hafi ebyiri intara yose uragiye umanutse none uri kuvuga ngo Kongo ngo ntago bari mu ntambara yewe nyine nuko Kongo itakoresheje imbaraga zayo zose kuki se none se Kongo ifite ikihe kibazo gituma bigarurira ibice byose nta bushobozi ifite oya irareba ikavuga ngo nibeshye nkakoresha imbaraga zanjye zose nta wamenye ibyo Centrafrique itekereza Kabila ari ahantu wundi agiye gufatwa nk'iki ese M23 iramushyira mu buyobozi bwayo ngewe ejo bundi ese ni umufatanyabikorwa uje cyangwa barita bamugira umutegetsi bamubwire bati dore wenda tukugize umuyobozi aha naha yabaye n'umusirikare dore impamvu ikibazo cyo muri Kongo babigoranye ko ari tundavuga ngo birarangiye niba impamvu aba bantu bahabwa intwaro navuga wenda zo kurwana yaba bazarendo n'abandi bantu nuko FARDC biba byayinaniye FARDC niba ifite ubushobozi bwose bwo kurwana navuga ngo ibintu bijyanye n'ibikoresho barabigura niki sibyo ariko noneho wahereza umusirikare erega kuba umusirikare afite imbunda ni kimwe ariko no gutinyuka kwa advancinga ku rugamba ni ikindi nese uraza gusanga abantu ngewe hari ibintu njya mbona kuri social media wenda nubwo umuntu atajya bipostinga cyane wenda ukabona abantu bari kurwana abasirikare bose birundiye ahantu hamwe yaba ubayobora araje wenda sanze bose bakavarinze kuko amasasa ari kuvuga hirya iriye bagize ubwoba bwo guhaguruka abo bantu niyo wabaha ibifaru bingana gute urumva bazakora iki Kabila ari ahantu wundi agiye gufatwa nk'iki ese M23 iramushyira mu buyobozi bwayo ngewe ejo bundi ese ni umufatanyabikorwa uje cyangwa barita bamugira umutegetsi bamubwire bati dore wenda tukugize umuyobozi aha naha yabaye n'umusirikare The Update TV. Twongeye kuba ikaze bakunzi ba The Update n'ubundi nk'ibisanzwe ngewe ubaye ikaze ndi 7 Maestro nkaba ngiye kuba ndi kumwe n'ubundi na Savimbi tukaba tugiye kugenda twibaza ku bibazo bigiye bitandukanye. Savimbi rero twagiye tubona umuntu navuga Kabila Joseph tugiye tubona imodoka mu modoka navuga zigiye zikoze cortege n'ubundi nk'iya president niko nabyita twagiye tubona zitungutse ahantu biti Goma cortege nziza cyane ni ishati nziza ikote n'ubundi nk'iry'aba diplomate nk'ibisanzwe tugiye tubona ahuye navuga n'abayobozi bagiye batandukanye yikojeje hari Goma hari umunyamakuru ukunda kuvuga ngo bakojeje baba muri wino ubundi barandika noneho nagiye kubona mbona none uwo twakita uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo nakita Joseph Kabila bakunze kwita ngo ni Kabila fils kuko papa we n'ubundi yari Rwanda Kabila wapfuye muri mwaka numva 2001 niba ntibeshye niba atari 2001 cyangwa na gatatu niba ntibeshye ni 2001 noneho rero 2001 nibwo Kabila yagiye ku butegetsi avaho mu mwaka 2018 ubwo ni 19 nukuvuga ngo ni imyaka 18 gutyo igiye yahererekanyaga yayoboye kira gihugu cya Kongo ikintu gitumye rero mvuga ngo reka tuze kwicara turi babiri ubundi dusesengura bimwe muri ibi bintu tuba tugenda tuvuga navuga ngo hari ibyo twagiye tugarukaho mu gihe gitambutse navuga ngewe nubwo navuze ngo nagiye ngarukaho rimwe na rimwe mu biganiro mugenda mubona kuri The Update noneho ndangije ndavuga ni reka tuze gusesengurana na Savimbi hari ibintu twaganiriye inyuma ya kamera tugira ibintu tutumvikanaho turavuga tutereka tuze gushyiraho niba ari nabyita kamara mpaka kuri bimwe mu bintu tuba twagiye tubona mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ko ari naho u Rwanda ruherereye ndetse u Rwanda rugenda rugaruka muri no raporo cyane mu ngeri zigiye zitandukanye bavuga yuko rufasha M23 bakongera nanone akaba inama zigiye zitandukanye zigenda zihuza yaba abakuru b'ibihugu yaba abaministri b'ububanyi n'amahanga Savimbi wagiye ubibona navuga rero hari ikibazo ngira ngo na twibajije inyuma y'amarido ndavuga ni reka tukizane kuri kamera tugira ikintu tukivugaho nge nandi kukubaza ndavuga se wowe ukuri kureba uwo bita Kabila
Joseph Kabila kuba agiye Goma byagiye bihwihwiswa mu gihe cyashize ariko none ubu ngubu navuga n'ibitangazamakuru mpuzamahanga yaba TV5 Monde yaba France 24 ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bimaze kubyandikaho gusa ndagira ngo tuze kugaruka kuri iki kintu kivuga ngo niba Kabila agiye gufatanya na AFCM 23 urabona intambara navuga ngo yari iri kubera navuga muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba wowe urabona hari ikintu bigiye guhindura ku kuntu situation yari imeze mu karere icyo ni kimwe ikindi ese niba koko hari ikintu bigiye guhindura mu karere biraza kuba muri faveur cyangwa se biraza kuba mu nyungu za M23 cyangwa bizaba cyangwa Kabila ashobora kuba agiye kuzanayo kugira ngo agire iturufu arisha mu nyungu wenda ze bwite akaba agiye gukoresha abahoze navuga okay nakibutsa n'abantu yuko aba bantu n'ubundi bagiye gufatanya na Kabila suko guhera kera bumvikanaga ahubwo navuga ngo ni kimwe mu bintu twagiye dukunda kugarukaho tuvuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe ahita ahinduka inshuti yawe navuga ngo ngiye niko mbibona no kuvuga ngo ndabona yuko Kabila we agiye gukoresha iturufu yo kuvuga ngo aba bantu n'ubundi twahoze tutumvikana mu gihe cyashize kuko yari imitwe n'ubundi rimwe na rimwe bavuga akirwanya ubutegetsi nanjye igihe nari umuyobozi ariko noneho akaba yaraje akaba agiye kongera kwifatanya nabo twitaga abanzi ba kera kugira ngo baze kugira navuga ngo common benefit cyangwa se inyungu rusange bahuriyeho kuko bose bahuje umwanzi ndaza kuvuga umwanzi kuko navuga Tshisekedi niwe nza guhita mfata nk'umwanzi kuri Kabila ndamufata nk'umwanzi kubera iki ndamufata nk'umwanzi kuko navuga ngo kuba ari uri ku butegetsi akaba yarambuye iminite cyangwa se ubudahangarwa ubusenateri bw'ubuziraherezo akaba yarabwambuye navuga ngo Kabila ibi bintu bita bibagira nk'abanzi ari niyo mpamvu twese dutangira kubona speech yavuze ibintu bigiye bitandukanye sasa rero Savimbi ntihari ijambo nagira ngo uze kumbwira wowe urabona ibi bintu kuba Kabila ajoininze cyangwa se agiye gufatanya na AFCM 23 uraza kubona situation yo mu karere urabona iza kugenda gute wowe mu mboni zawe jewe mu mboni zanjye uko mbibona ku giti cyanjye mbibutsa yuko twebwe bura nta namakuru menshi tuba dufite turi abanyamakuru iyo tubonye ikintu kibaye turakivuga tukanavuga uko tubyumva ariko ubundi mu by'ukuri bari abantu nka ba Kabila bari abantu bakomeye cyane bafite ubutasi bafite imibare miremire ku buryo rimwe na rimwe utahita umenya ikintu bagambiriye jewe niko mbibona gusa nkurikije ukuntu Kabila byamugendekeye yavuye ku butegetsi hari n'aka video bigeze kunyuzaho umuntu ari kumuseka bahuriye muri ambutiyaje avuga ati dore umuntu yari president none ndi kubona muri ambutiyaje ubu twese turaparitse ubundi urumva yanyuragaho mbere bakumukuriraho amamodoka atambuka nk'umukuru w'igihugu cortege ariko icyo gihe wabonaga ko Kabila yasubiye mu buzima busanzwe ari umuturage nk'abandi ngira ngo muri manda ya mbere ya Tshisekedi nako mu minsi ya mbere ya Tshisekedi Kabila nta kibazo yari afite ntacyo yari afite yari umusenateri agakurikirana ibikorwa bye nta jambo yavugaga hari ibyo bari barumvikanye nyine buriya yaracyubahiriza sinzi ibyo bari barumvikanye n'icyaje gutuma bipfa kubera ko Kabila yarabanje burirwa irengero bavuga yuko batazanaherereye bavuga bamwe bakavuga ngo ari muri Afrika y'Epfo abandi bakavuga ngo ari muri bira bihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo muri rusange ariko igihe kigeze tugiye kubona tubona bamukuyeho ubudahangarwa bamwambura no kuba senateri w'ibihe byose ejo bundi nibwo babimwambuye rwose ariko nanone ukuntu ka reaction Kabila yahise agira ngiye nyibona nkaho bagiye kubimukura wasanzwe abiza ari ibintu byinshi bitagenda neza kuko uburyo yahise abigenzamo ijambo yahise avuga guhita agaragara igoma usibye ko mbere ko bamukora ubudahangarwa byari byavuzwe yuko n'ubundi Kabila ari igoma nkeka ko rero Kabila yari yamaze kubimenya bagiye kumwambura ubudahangarwa hari umugabo w'umusirikare wundi wamushinjije wavuze ko yaba umutangabuhamya niba mugeza mu rukiko rwa gisirikare kubera ko ngo yamwiyumviye ubwe avugana muri ya nama ijya kuba bagatora abasenateri bagatora bakamuvanaho ngira ngo yabaye amajwi ngo hari kugambanirwa ari yari 81 kuri 5 ndumva ntago mbyibuka neza imibare uwo mugabo wavuga ko mu bintu bigomba kumugeza mu rukiko rwa gisirikare ngo yumvise avugana n'abayobozi ba M23 niba baravuganaga kuri telefone niba ari live sinzi ubwo we no buhamya azatanga urukiko niruba ariko uwo mugabo ntago nibuka izina rye yavuze ko yamwiyumviye avugana nabo ngo none bavuga ko ibintu ngo byo kwica Tshisekedi
assassination nyine ubwo ni ukumwica ni nko kumushaka kuntu bamwica mbega bari kumugambanira reka ngo M23 ikavuga ko idashaka rero ko bamwica ahubwo ishaka ko bo bakora coup d'état yeruye bagatwara ubutegetsi ibyo bintu ngo yabyumvise babivugana biri mu bintu yashinjwaga rero Kabila nge nkeka yuko batamukuyeho ubudahangarwa ngo ahite nawe abyuka agira reaction yo kugenda n'ubundi yaramaze igihe bataza aho ari noneho ku kintu nambajije ukambwira ute se kubaje hariya hari ikintu byahindura ku rugamba ngiye navuga ko gihari kinini cyane icyambere uriya muntu yayoboye Kongo azi inguni zayo zose azahana amafaranga ava azi ibyo yaduruvanganya gusa igihugu aba ari igihugu nyine azi kuvugisha abaturage ubundi urebye ijambo mu baturage sinanabibara gutyo kuko ngiye nkeka ko bano baturage Kabila agiyemo ni umuyobozi ukomeye ikindi Kabila afite amafaranga menshi nk'umuntu wategetse kiriya gihugu igihe kinini n'amakompanyi ye nyine wajya guyumva ibiki uriya muntu ni umukire ku rwego afite amafaranga menshi kuba afite amafaranga yari afite amafaranga menshi rero umusada w'amafaranga ni ikintu gikenewe nimba koko aje nk'uko yabyivugiye mu ijambo rye ati njyewe ndi umusirikare narwana kugera ku mwuka wanjye wa nyuma abwo rero n'umutungo warawuzana ikintu rero ngiye buriya tutaje kumvikanaho ese ayo mafaranga koko arayafite sibyo ariko noneho nge navuze ngo kuza kurwanya umuntu uri ku butegetsi niba Kabila afite amafaranga wenda tuvuge amamiliyari runaka uri ku butegetsi we noneho yaba afite menshi kuko we afatanyije na leta byeruye oya uri Tshisekedi nta mafaranga afite Kabila yategetse kiriya gihugu imyaka 18 nkuko twabivuga Tshisekedi nta mafaranga afite ntabwo afite nk'aya Kabila nukuvuga wenda tutagiye kure hari imyaka ingahe ategetse se urumva amaze yaranayasanganywe rega yari umupolitisiye kuva na kera ahubwo icyo nge mvuga M23 ubwayo yananiye leta ya Kongo kugira ngo bayivane mu nzira ni ibintu bigaragara yagiye yifata ahantu hanini bakagira gutya bagirana amasezerano ikabisubiye inyuma ariko ubundi ngiye mbona n'ahandi nibishaka izahafata nge rero buriya ikintu none ibonye umushoramari ugiye kongeramo ikintu kandi kitari gito ubushoramari rero ubushoramari bwa Kabila ndaza wenda kubufata ego n'umuntu ufite amafaranga yanayashora ariko rega ibintu biri strategique ni baraza kugura wenda niba ari ukugura intwaro igihe runaka ni haba intambara navuga ngo yeruye hagati y'iriya mitwe bizagorana yuko amafaranga ya Kabila yagira ikintu akora cyane none se wowe urabona yuko urashaka kumbwira yuko ubwo Kabila nashora amafaranga ye urabona bazanesha leta y'Kinshasa kandi barayinesheje ataranayashyiramo ntuyifate ufata yuko M23 yanesheje none se Kongo yishimiye ko M23 igumana bira bice byose bingana kuri ayafashe ntago ibyishimiye ntago ibyishimiye ndabyumva ariko se tuze kureba ariko nishoboye kuhabavana ngero ntago nza gufata kidashoboye kukitahabavana tuza kumbwira ngo ntishoboye nitujya kureba ubushobozi wenda navuga Kongo igenda ikoresha sinza kuvuga ko ari bwa bushobozi Kongo ifite totali kuko of course nijya kuvuga ngo igiye kurwanisha ibirwanisha ifite hafi ya byose buriya igihugu aba ari ikintu kinini nuza kureba Kongo kuningana pays limitrofe cyangwa se ibihugu biri biyikikije uraza gusanga ni ibihugu byinshi kandi mu bihugu biyikikije uretse muri aka karere k'uburasirazuba hari n'ibindi bihugu biyikikije tushobora kuvuga yuko badafitanye imibano mwiza n'ubundi nomari bisanzwe mu bihugu bikikije Kongo nk'ikihese uretse u Rwanda nge ndaza kuvuga iki kintu ubuse Uganda bafitanye umubano mwiza ariko Uganda ifitanye umubano mwiza na Kongo Museveni yaranipakura avuga ko rwose nta hantu ahuriye na M23 adashaka no kuyishyigikira ariko Uganda nanone ifite indi mitwe y'irwanya ikorera muri Kongo nk'uko nyine n'u Rwanda rigaruye nyine nanjye nicyo ngicyo mvuga kandi noneho hari ikindi kintu ngiye cyancanze kugeza n'uyu munsi najya nsobanukirwa ni gute igihugu kijya kurwanya umutwe kikavuga ngo ngiye kwifatanya n'indi mitwe iyo mitwe ubundi yarwanaga n'iki none se nyine nawe ubanza ubyumve wenda turi kuvuga cyane cyane ibihugu bibiri turavuga Kongo nako turavuga Uganda tuvuge n'u Rwanda ariko nanone navuga ngo nka Uburundi cyane cyane nibwo navuga bufatanyije oya ibihugu bihari imbibi na Kongo bihane imbibi na Kongo hari Kongo Brazzaville nta kibazo bafitanye hari Central Africa nta kibazo bafitanye ngaboretse gato hari Angola tukiri kuri Central Africa nta kibazo bafitanye tukiri kuri Central Africa impamvu ngiye ntahita ndenga ibi bintu ngo mvuge nyine ngo ni ibintu biri aho ngaho gusa Central Africa ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda ngiye nshobora kuwufata karibo nini kurenza umubano Central Africa ifitanye oya ntubibare gutyo na Kongo oya mubano w'ibihugu ntago ari ukumera ntabwo wahita uvuga ngo bariya kuva ari abanzi bawe ngo ubwo nawe ntuzajyeho nka bino by'abanyarwanda umuntu akubwira ngo uvugana na kanaka kandi ngo ari umwanzi ngo ubwo nawe oya ntago ari uko bigenda
amasezerano y'ibihugu aba afite ukuntu avuga cyane, ntabwo aba arimo amarangamutima. Nimba Central Africa yaragize gutya, buriya na perezida wabo ngira ngo arindwa n'abanyarwanda cyane. Central Africa hari ibintu byinshi buri abanyarwanda bahinduye muri Central Africa, ariko ibyo ni ibyo bajyanye y'umuganda, ibintu byinshi. Ariko ntabwo nanone Central Africa kuba ifitanye umubano n'u Rwanda nta hantu biri buze guhurira n'umubano wayo na Kongo. Ntabwo bigeze bagirana amakimbirane ku mipaka. Ndaza kubihuza rero, dore impamvu nza kubihuza. None se uraza kumbwira ngo Central Africa kuba ifitanye umubano n'u Rwanda, u Rwanda n'ubundi nirwo rukomeza kugaruka ku masezerano yarwo ngo na Kongo, ibibazo biri muri Kongo n'ubundi igihe kinini wumva ko Tshisekedi akomeza kwikwa mu Rwanda, sibyo? Kubera ko n'ubundi ni umuturanyi, buriya nta kindi kintu twabihinduraho n'ubundi. Kandi ibihugu byombi bikunda bigirana ubuhahirane cyane cyane ku mipaka. Abanyarwanda kujya muri Kongo ni ibintu bya kera, navuga n'abayobozi bagiye baza babisangaho, kuko ibyo ntitwabihindura. Ariko none impamvu nza kubizana muri iki kibazo nuko habaye ngombwa yuko navuga ngo Kongo ijya mu ntambara yeruye n'uriya mutwe wawe mu 23. Kongo ikaza kuvuga ngo igiye gukoresha imbaraga zayo totali. Ahakoze sevi umutwe waragiye wigarurira intara hafi ebyiri, intara yose uragiye umanutse imbaraga zayo zose. None uri kuvuga ngo Kongo ngo ntabwo bari mu ntambara yeruye. Nyine nuko Kongo itakoresheje imbaraga zayo zose. Kuki se none se Kongo ifite ikihe kibazo gituma bigarurira ibice byose? Nta bushobozi ifite. Oya, irareba ikavuga ngo nibeshya nkakoresha imbaraga zanjye zose. Nta wamenye ibyo Central Africa itekereza. Oya none ntago Central Africa ntago ari igihugu. Buriya Central Africa ni igihugu kinatuye n'abaturage bake. No kuba Central Africa ubwayo ihamagaza abanyarwanda bajya kwicungira umutekano, ubu ngiye nyifata nkaho ibidafite urwego ruhagije nyine. Okay, nta kibazo, reka tuvuge. Sibyo? Abanyarwanda babanje kujya hariya bakora akazi gakomeye cyane. Wasangaga abandi bantu bativanga mu ntambara. Central Africa n'u Rwanda ubu ni ku buryo umuntu ashobora no kuza rwose ugasanga ibyebe niba ari uko babitaga baraje bisha abantu, ugasanga ngo imiryango zangabo ngo bohereje zawe ni nta kintu zikora. Abanyarwanda ibyo bintu barabyanze. Ese ubundi paka babagirira icyizere, baravuga ati discipline yanyu ukuntu bimeze, babatangira kuba izindi nshingano. Ariko nta hantu namwe Central Africa yigeze ivuga ko yakwivanga mu bibazo by'umuturage. Ntago ari ngombwa Savi, rero hari ibintu nawe tutari buze kumvikana. Ntago ari ngombwa ngo Central Africa ngize ngo kwideklara ngo ivuge ngo iraza gufatanya n'u Rwanda. Ubundi wenda uretse Central Africa yo ntiyatera Kongo, uretse Burundi. Wari gushaka kuvuga se ko ahubwo ntabwo yatera Kongo? Oya, ahubwo ushaka kuvuga ko abanyarwanda baca muri Central Africa bagatera Kongo. Nyine dore ikintu ngiye nshaka kuvuga. Ubundi uretse Burundi, sibyo, budafitanye wenda umubano mwiza n'u Rwanda na Kongo. Ubundi hari ibihugu bindi bikikije Kongo bidafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Nitujya muri Brazzaville bari baraduhaye ubutaka, urabizi. N'ubu ngubu n'ubara ubutaka bahaye u Rwanda muri Brazzaville. Nta kibazo. Sungwe so harya. Noneho tukaza kujya aho ngaho muri Central Africa. N'ibindi bihugu bindi bikikije Kongo. Ntago nza kuvuga ngo hari umubano mubi bufitanye n'u Rwanda. Ariko hari ibintu watandukiriye. U Rwanda ubwarwo rwigeze rwemera ko rufitanye ikibazo na Kongo bari mu ntambara, cyangwa ari mu ntambara na M23. Ariko noneho Kongo ikomeza gushyira M23 ku banyarwanda. None se abanyarwanda bazajya gucaho handi bashaka iki? Dore impamvu icyambere ntibari mu ntambara, ntibanayemera, bavuga yuko ibyo bibazo by'abakongomani bakwiye kubikemura bakaruvanamo. None ni gute bazajya kwifashisha ubutaka bw'ibindi bihugu? Central Africa yo izababaza ati ntago byavamo ibyo. Dore impamvu rero ngiye mbona umuturanyi wawe abari byanze bikunze ashobora kukubera umutwaro cyangwa akakubera umuntu mwiza, reka mbyite gutyo. Nituza kureba cyangwa umugisha. Nituza kureba ubuturanyi bw'u Rwanda na Kongo, sibyo? Ntago baza kugarura mu masezerano ajya gusinywa wenda yaba mu ba ministeri bombi, niba navuga Amerika igiye kunga ibi bihugu byombi, ntago hagenda M23 bohereza u Rwanda regana rwo rukeneye. Reka nkubwire Savi, rukeneye amahoro. Intambara ya Kongo yaraduhombeje natwe. Aho ngaho rero niwo ngiye nshingira mvuga ko ibyo bindi byo kuvuga ngo hari ibindi bihugu by'abaturanyi ngo intambara yacamo, keretse ahubwo uvuze ati ibyo bihugu byatangaje ko bishyigikiye mu 23. Erega ibi bintu kuko u Rwanda rwo nta nubwo rwajya kurirwa ruvuga ngo ibi bihugu twabikoresha kandi rutari no mu ntambara rutabyemera. Ibi bintu rongeye ahantu nza kubikomora n'ubundi twari twahereye kuri Kabila. Uvuga imbaraga Kabila afite. Ndavuga imbaraga Kabila afite ngewe ntago za kuzikonsidera ego afite ijambo, ahubwo buriya ngiye ikintu ngiye mbona afite cyane kurenza n'ubushobozi bw'amafaranga, ngiye mbibara ijambo afite ku baturage.
ijambo bafite ku baturage kubera iki niba mu kiganiro nakoze kare nicyo navuzeho niba umuntu nka Kabila bagenda bavuga yuko hari hejuru ya 20% bamwiyumvamo totali kandi abenshi ugasanga noneho ni nk'ibyo ngibyo n'imibare baba baranatangaje kugira ngo bamuminimize ubu ni n'umuntu baravugaga speech abantu bakumva mu gihugu hose oya Kabila asubundi Kabila ajya kuva ku butegetsi yarabishakaga cyangwa abantu barigaragambije ariko barega biriya hazamo navuga ibintu by'ububanyi n'amahanga n'ibihugu navuga cyane cyane bya ibi bihugu biremereye biba byarabigizemo uruhare oya Kabila yashatse guhindura itegeko nshinga ngo akomeze yamamaza abaturage abona bari bumurye arabireka ese koko Savi nawe kandi abakongomani genda hamya nuko abakongomani batari bagikeneye umuntu ukomeza kiyamamaza kuri iyi ubwo ari nk'ibyo ngibyo nanone rega Tshisekedi ashaka kuba umuyobozi mubi ariko bakavuga bati nta kintu na kimwe afite cyo gushingiraho agumana ubutegetsi azavaho agiho nabandi nge rero nkaba mbona mu mboni yanje ko Kabila yavuyeho agomba kuvaho Kabila yategetse kira gihugu kuva ari umwana ari umusore akiri mu myaka 30 ukiri aho ngaho urumva oya buretse mbanze mparangiza aragiye igihugu agitegetse imyaka 18 sibyo igihe kirageza avuyeho Kabila bamugize umusenateri w'igihe cyose sibyo Kabila nta kirego bigeze bamushinja muri icyo gihe cyose ngo bavuge bati barashaka kumukurikirana ngo agire ubwoba ahubwo ikintu cyaje gutuma Kabila afata umwanzuro wo kujya gushyigikira M23 akayisanga kuri tere Kabila yo imyaka 18 CNDP iriho igahinduka M23 akaba atarigeza akemura ikibazo cyayo ubu nibwo yibutse kuyikunda akaba agiyeyo kandi ntagisho kibazo aricyo narindi kukubaza kuki none rero bamwakiriyeho nyine rega urumva nabantu bari muri case yo kuba batsinda babonye iturufu ni iturufu ariko jewe nakubwiye ngo Kabila jewe nicyo ikintu narwanyije ni ukuvuga ngo Kabila ngo kuko afite amafaranga menshi jewe buriya ijwi afite ndaza kuribara cyane kurenza amafaranga afite ijwi afite ku baturage ndaza kuribara kurenza amafaranga ijwi sindi hakana bwa mbere nakubwiye ngo Kabila afite amafaranga menshi Kabila azinguni za kira gihugu yaragitegetse igihe kinini cyane ngira ngo ubundi havuyeho buriya mu mbuto ise wa Kabila nta gihe yamaze nta gihe kinini yamaze ahubwo Kabila niwe wayisufatiraho igihugu nyine barakivugurura we na se nibo bongeye bagisubiza izina rya Kongo bari baragindoye Zaire ibyo bintu byose urabizi noneho Kabila ayoboye igihugu buriya nge mvuga ko kuva kira gihugu cyava mu maboko ya Mombutu Kabila yaragiforumye agiha forumu uyu munsi wa none gifite mu bihe bye nago yoroheye M23 warega buriya nawe nyine nanjye nibyo ndi kuvuga none ubu bahuje intumbero ndabyemera rero yuko Kabila afite ijwi n'abaturage bashobora kugira morale bo muri kano gace bano bavuga ikinyarwanda babugarijwe bashobora no kugira morale bakavuga ati tubonye amaraso mashya ntibacika intege uyu muntu ikindi ku kijyanye n'amafaranga n'ijwi rye Kabila aba yaragiye akorana n'abayobozi b'amahanga bandi afite rero n'ukuntu yavugira M23 azaho yaca azaho yakomanga kuko rega bano bayobozi bandi ba M23 baba bafite wenda n'ukuntu bagira imbogamizi zo kumvikanisha ikibazo cyabo mu rwego mpuzamahanga mu gihe umuntu nka Kabila aziranye n'abayobozi benshi sibyo Kabila rero asanze M23 itari gusubira inyuma bivuze ngo icyo ari buzane cyose hari icyo kiri bwongereho bikaba ngiye bituma ashimangira ko nimba leta nayo igiye kugira umujinya ikavuga turi muntu kuva yatwigumuye reka dukoreshe natwe izindi imbaraga z'umurengero hari ahantu hagiye kuba intambara ya danje rero nibyo bya bindi tugiye kugaruka ko bya bindi bavuga ngo by'amarangamutima ntago tuza kuvuga ngo leta ngo niza kugira umujinya iyo nubundi iraza kwicara bafate ibyemezo buriya muri Kongo bagira nkunda kubona parlement yabo iyo yateranye cyangwa se cyane cyane nka iyo ndi kubona Patrick Muyaya ahubwo sinzi impamvu akakanya atari yabivugaho ubundi ikintu nk'iki kiraba ahita afata speech akajya muri parlement agatangira kugira ibintu ababwira sasa navuga ngo ikintu cya mbere ngiye mbona kigiye kuba nuko mu ijambo Kabila afite ubundi Kabila no wenda sinzi amoko ye ari ayahe ariko urebye neza ubundi mu bakongomani bagira impano yo kuvuga urebye nk'inuza nka parema yabo yo yateranye ukuntu baba barimo guterana amagambo ni abantu bana nyine bafite umunwa nubwo igihe kinini iyo bagiye kurwana imbunda bazijugunye ariko none uza kureba Kabila kuba ari umuntu avuga amagambo makeya sibyo ariko agagira ibikorwa byinshi ari nayo mpamvu kugira ngo upredicting
cyangwa se utekereze ibintu Kabila yenda gukora move ikurikira kuza kubikora prediction biragorana. Icyo nibaza ni kimwe ubwo reka dutegereze nko mu kwezi cyangwa abiri Kabila ari ahantu wundi agiye gufatwa nk'iki. Ese M23 iramushyira mu buyobozi bwayo ngewe ejo bundi ese ni umufatanyabikorwa uje cyangwa barahita bamugira umutegetsi bamubwire bati dore wenda tukugize umuyobozi aha n'aha yabaye n'umusirikare tuyobora urugamba ubwo no nitumara kubona ahantu rero M23 izakarasa Kabila neho tuzamenyera Kabila nyine icyerekezo cye kuko M23 kugeza uyu munsi wa none ntabwo yigeze igaragaza ko ifite gahunda yo gukomeza mpaka Kinshasa. Yarabivuze ariko ntiyabikoze. Ariko wibuke ko M23 ntiyigeze ivuga ngo agace nafashe ngiye nkagize igihugu kwacyo. Ibyo nabyo ntiyigeze bikora. Buretse ntabwo ugeze ubona ahantu kunuza kuri social media zabo kuri ndumva kuri X yabo bigeze no gushyiraho idarapo bapropose. Ariko ntabwo bigeze bavuga ngo twebwe twidekaraye nk'igihugu. Nyine ntabwo bidekaraye nk'igihugu ariko se niba kuri Twitter niba hari abantu wenda niba hari abawazarendo cyangwa abafaridese bapfuye tubibona kuri za Twitter n'ahandi hantu hatandukanye. Niba umuntu yifashe bakavuga ngo ihuriro nka M23 cyangwa AFC M23 iyo bifashe bagahita bavuga ngo giri idarapo ryacu rizaturanga igihe tuzaba twafasha ahantu twamaze kugira freedom ya ubwigenge bwa. Ibyo byanyuzeho kuri Twitter nanjye nararibonye. Ubwo ibyo bintu urumva ari ibintu bakoze bikinira. Nje ntago nza kubifata gutyo. Gusa ubu ngubu kutuvugana M23 iri hariya gusa nk'ahantu yafashe. Sasa rero kuri nuza kuri Kabila tutari wenda twamuvombere yuko tujya kandi kanarize gatoya kuri Kabila ngiye ndaza kumufata nk'umuntu ufite ijwi rikomeye ndetse rishobora kuzana freedom. Kubera iki nituza kureba nko muri Afrika ubu turi kuvuga mu baperezida ba Afrika abantu bari kuza imbere cyane Traoré ari mu bantu bari kuza imbere. Impamvu Traoré ari kuza imbere nuko ni umuntu uzi kuvuga ijambo rikakaye kandi uzi kuvugira navuga abaturage be yaba mu mahanga yaba no kubwira abandi bantu bagiye batandukanye. Ni umuntu udatinya kuvuga nubwo wenda mbifata nkaho abantu nk'abari yakuramba njya mbona biragorana yuko baramba kuko kugeza n'ubu ngubu bamaze gucika impfu zirenga 24 bari bagiye bamutega mu bihe byatambutse murabizi. Ariko noneho ngendaza kureba Kabila nk'umuntu urimo gushaka kuzana impinduka yaba mu baturage kugira ngo icyizere bagiriraga M23 na AFC kiyongere. Icyo ni kimwe. Icyo cyizere niba bavuga ngo nikiyongera kuba babona ubwigenge cyangwa se kuba bagira freedom y'ubutaka bafite genda umva yuko biza guhita byoroha kugira ngo babibone. Atari uko afite amafaranga menshi Kabila ahubwo kubera yuko nyine ijwi rya rubanda agiye ari mu bantu bagiye gukoma mu nkokora imigambi ya Kongo ya Kinshasa cyane cyane wenda yatekerezaga gukora. Ahubwo wenda ikibazo nagira ngo aranayizirega cyane arayizi. Erega bure umuntu wabaye president ntukeke yuko n'ubundi muri guverinoma adafitemo abantu bakimuha amakuru baba bahari bamushyigikiye. Navuga ngo mu minsi yashize nakurikiye ibiganiro bagiye abantu bagira batandukanye yaba abanyamurenge yaba abavuga ikinyarwanda baba muri buriya butaka yaba abantu benshi bagiye batandukanye ira mitwe yaba abo muri Pareko abahehe bajya bagira gucya bagakora nka space bakagira icyo babivugaho ibintu nk'ibi. Numvishe muri space bagenda bagaruka ku kibazo nk'iki turi kuvuga bavuga ese Kabila kwaje ese aje kubera dukunze. Icyo ni kimwe bibazaga. Bakongera bakavuga se ko Kabila yaturwanyije mu gihe cyatambutse igihe ari president akabaje turamwakira nkandi ari nacyo wenda kibazo ngira ngo twongere kugaruka. Aho ni nawo nakubwiye ngo nko mu mezi abiri tuzamenye Kabila hagaze hehe muri ruriya rugamba. Ese azahabwa umwanya w'umuyobozi muri M23? Ese bazamufata nk'umufatanyabikorwa uraho ku ruhande? Ese tubare ko M23 igize gutya intambara uburyo bw'inshobora gukemuka. Bashaka kuyibwira bati wenda okay burenganzira bwanyu noneho turabwumvise murasaba iki? Ubwo icyo gihe bazabemeye ibiganiro banga bababwire bati turasaba ibi noneho mushyira intwaro hasi nyine ubwo sibyo. Icyo gihe Kabila azaba ahagaze kuko Kabila hari ibyo ashinjwa ariko ntibapfa kumufata kuko urumva igice yagiyemo nubwo leta igikontorora. Hari ubundi buryo M23 ishobora gutsindwa burundu hagafatwa ubwo nawe agafatwa nk'abandi bose. Hari ubundi buryo M23 ishobora gutsinda ikagumana hariya hantu ikanahagira igihugu cyabo nk'ayo magereranyo ukoze uko cyangwa se igasonga mbere mpaka ikagera Kinshasa. Sasa rero wowe noneho rero Kabila icyo gihe intsinzi niboneka Kabila zabaye
kuri ayo magereranyo ukoze uko ari M23 icyo yaharaniye kuva na kera cyose Kabila agiye kukivangamo ab'umuyobozi wacyo. Sasa rero ngiye ikintu nibaza kuri ayo magereranya ugarutse uko ari 3 wowe iryo ushobora guhereza pourcentage nini ubona ari nkiriye ukurikije ibyo ukurikirana? Ngewe mba numva bazageraho bakajya mu biganiro intambara igahagarara nkuko kera yigeze intambara zose zisozwa n'ibiganiro. Urabizi imbere intambara yaragaze bavanga ingabo gusa nanone M23 ijya kugaruka yavuze ko amasezerano nyine yo kuri 23 z'ukwa gatatu R23 mars niyo mpamvu ari M23 ivuga ko bitubahirijwe March 23 movement irongera iragaruka. Rero ngiye mba mbona amahirwe menshi aruko intambara yazarangira nkuko na kiragiye yarangiye. Erega n'ubusanzwe buri igihe kinini intambara irangizwa n'ibiganiro n'ubundi ahantu hose intambara nyuma yuko abantu bapfuye benshi bajya mu biganiro ariko byatinze bajya mu biganiro ariko ibiganiro byo ndabyumva ni ibiganiro ni gusa urumva ku ruhande rumwe igihugu kiba kidacitsemo kabiri nge nibyo nashaka kumvikanisha. M23 ubwo yemeye kuba nk'abandi bose kuko ikivuga cyo ni kimwe mpamvu nge numva byanakora bemeye ibiganiro vuga twe turabakongomani mwidufata nk'abantu b'abanyamahanga. Noneho ubwo twemerere aba bantu navugaga bari muri space bari kwibaza icyo kibazo twemere ko bagiye gufata Kabila nk'umucunguzi uje kubacungura cyangwa se ubwo no kuvuga muri strategy bazakoresha kugira ngo batsinde urugamba kuko rega ndabona ryari nk'urugamba rugiye kuza kandi rukomeye. Erega Kabila mwe mu ijambo rye yaravuze ngo uwe ngo niyo azarwana ngo n'umusirikare kugeza nyina napfuye kuno kumenera igihugu amaraso nta kintu bimubwiye ariko kugeza uyu munsi wa none intego ya M23 ngiye sinumva hano iri guhurira n'icyo Kabila arwanira aho ngaho niho hantu ngiye ntarumva. Intego ya M23 dora hano ihurira n'icyo Kabila arwanira. Kabila yashwanye yashwanye n'ubutegetsi buri Kinshasa kubera yuko babangamiye abantu bavuga ikinyarwanda bari hano cyangwa barananiranwe abura nta handi hantu yahungira abona indi mitwe nta mbaraga ifite arangije aravuga ati ngewe reka njye kwisunguriye neza. Ibyo bintu uri kuvuga rero none se arawisunga bigende gute ushobora kumusubiza ku butegetsi sutsinze abantu barwanya imyaka n'imyaka none umuntu araje tubare ko ibyabo biciyemo da dore neza ibyo azabiyobora. Ibyo bintu uri kuvuga rero ubundi nanjye nicyo kibazo navuga kiri common abantu bo muri M23 nago bakwemera ko Kabila ababera umuyobozi ikintu barwanira ya nabo ubwera kirwanije. Dore conclusion bafashe rero wenda nguhe imwe mu myanzuro bafashe bo baravuze bati bya bintu natangire wumvuga baravuze bati kuko agiye kudufasha kurwanya umwanzi wacu wenda dushobora kuzamara gutsinda umwanzi wacu tukabona gusubira ku negotiation no kujya kumubaza ibyacu n'iki wenda kutumvikana. Okay, nago bakwanga umusada bawubu nago bakanga umusada kuko bakakanya bahuje umwanzi ari we Kisekedere nge mvuga Kisekedere nago buriya nkunda kuvuga Kinshasa ni guverinoma yayo kuko nuza kureba Kinshasa n'ubundi Kabila afitemo abantu benshi kuko nuza kureba nk'ubu ngubu nk'umuntu ari ukuriye amatora nka Nanga uza akaba ari uyoboye n'iri huriro rya AFC nyine ubwo alliance yabo bihuje uhita usanga yuko nge mpita mufata ko ari umuntu n'ubundi wa Kabila. Sasa rero ntago wambwira ngo Kabila umuntu yari afite wenyine n'uyu Nanga n'aba bantu bandi hari n'abandi bantu bibikomerezwa bari bakiri na hariya muri guverinoma harimo aba bantu bagiye usanga nkuno niba ari kirimo wame wapfuye wumvishe ko bagiye bamushinja yuko hari ushobora kuba yaragambanye n'iki urumva nuza kurira mu bikomerezwa byo muri bya guverinoma y'Kinshasa n'ubundi uraza gusanga Kabila aracyafite mu kuboko kunini ariko kwa kuboko M23 cyangwa se ubundi reka tureke kuvuga M23 gusa ariko kwa kuboko Alliance Fleuve Congo na M23 bakeneye umuntu ushobora kubinjirira ahantu bo batagera. Icyo kintu kiraza ko iguta kiba nka hejuru ya 80% M23 irabe igitsinze ariko noneho mu kugitsinda none bakongera bakavuga batese nitumara kurwanya Kinshasa tugatsinda reka tuvuge ko tugize freedom y'ubutaka bwacu ubutaka by the way ni butaka bunini ubwo buso bwaho hantu n'uburu urasanga hari ikintu bugabanya kuri Kongo kinini kuko ibirometero kare 120 ni ibirometero kare binini save wivuga ngo Kongo ni nini ku buryo yakwemera gutanga n'agace gato nyine nanjye nicyo ndi kuvuga. None ikindi kintu ugomba no kumenya ahantu hambere buri haba amabuye meza y'agaciro y'ingira kamaro ni hano muri Kivu cyane cyane ya ruguru noneho ubutaka bwera
buriya hari umugabo wajya kujya no muri Kinshasa twajyaga tuganira yarambwiye ati Kinshasa ni ahantu habi ni ahantu ubushyuhe dogere ziba ziri muri 40 ni ahantu habi ubushyuhe bwinshi ni umujyi mwiza munini gusa nyine muri zino Central Africa hariya Kongo iri za Central Africa za Congo Brazzaville za Cameroon ni ubushyuhe bwinshi cyane noneho Kongo hano mu burasirazuba bwa Kongo rero no hantu hambere hari strategique nibyo horora abantu bo muri Kinshasa icyo gihe umuntu tuganira ari muri za 2020 gutyo yarambwiraga ngo ikiro cy'inyama ikinshasa kigura $15 ubu ngubu wenda yararenze amadolari 15 kari menshi ati umuntu wese ati nk'ubu ngubu yambabwiye ngo ngiye ngo mu indege ngiye Goma ngo nta kindi abantu bose bambwiraga ngo uzatuzanira inyama bakunda inyama ariko burya ubworozi bwinshi buri hano hino amafamu ari hariya za Rubaya hose ngiye nagiye majya noneho rero byonyine kuba igihugu cyagabanukaho na santimetero ntuvuge ngo nuko ari kinini wenda byumva ibyo ngibyo ndabyemera ntago ubundi ntago yemerewe gutakaza na ntago nta nubwo baro ntago ari umuyobozi gusa abantu niko bamera abantu nje sinzi ikibazo uzanacunge nawe mu buzima bwawe urebe hirya no hino uzasanga abantu bambere barogana bavukana uzasanga abantu bambere barwana bavuga ngo ntugatembere hariya ntuzahagere yatari umuturanyi waba ari mwene wabo erega bura ngo nta muntu wapfa kukoherereza ibintu by'ibirozi gutyo atazi nk'igisekuru cyawe ukibaza ubu su u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bivuga ururimi rumwe ewe abantu baho barasa nta n'icyo babatandukanya ariko ntago bafitanye ibibazo mu gihe twebwe abantu bakureho muri Mozambique bo batubona nk'abantu b'ingirakamaro cyane sibyo Centrafrica ariko abavandimwe bacu hano hepfo kugira ngo duhuze biragoye njye mbona no kuri Facebook bavuga ati kwanza nta n'ikintu dupfana n'abanyarwanda sibyo no uburenganzira bwabo urumva abantu buri gihe begeranye bahorana ibibazo naba ngaba bano bantu bari muri Kongo rero mu burasirazuba ubwo nibwo nashaka kugushaho n'abakongomani bari abandi babarwanya ni bene wabo abo bawaza rero ngo bishyize hamwe ngewe mbafata bino bintu ubundi ngiye mbona bitanakigezweho igihugu kigomba kugira abasirikare b'abanyamwuga bagahembwa bagakora akazi bashinzwe ibyo bintu bizagora ariko kuvuga ngo leta ngo ifite ibibazo ngo yatewe mfata abantu mu biti ntera hamwe mu bahintwaro bazafasha sibyo indi nayiti dufite intambara mufata abantu ngo nimbonera kure bari abantu babundi bajya ku rugamba gute bari abantu bagomba gukora amahano ntago nge rero okay usibye ko nge leta ya Kongo nyinenga ibintu gufata abantu ngo ni wazarendo kugenda ugafata abantu ngo ni FDLR imitwe yose irwanya iyo mitwe ubundi ba muri Kongo none se leta nibimaze kwifatanya n'imitwe ikorera mu gihugu cyayo kandi mu buryo butemewe ibundi ibyo ni ibintu utasobanura oya birasobanutse bira bintu ni bibi dore ibyo bintu none se ubu ngubu ikintu bisobanuye rero uze kunira mitwe ibona intwaro ira mitwe nka FDLR ni umutwe bamaze kukarasa mu rwego rw'imitwe y'iterabwoba uwo mutwe ntago wabona ukugura intwaro kuko nta hantu kiretse mu buryo bwa forode numenye ko bayicurujeho iyo bimenyekanye baramukurikirana ariko ubu ngubu uku nguku leta ibiri kubabwira ngo nimudufashe ngenda bizi neza ubwo niko baba babika intwaro izo ntwaro rero nizo bazongera gukoresha bayizonga ako banza nyine urebe impamvu leta y'Kinshasa ihereza intwaro abawazarendo nabo ba FDLR izo ntwaro se intambara nirangira izazikolekta nyine nanjye nibyo ndi kuvuga dore impamvu ikibazo cyo muri Kongo babigoranye ko ari tundavuga ngo birarangiye niba impamvu aba bantu bahabwa intwaro navuga wenda zo kurwana yaba abawazarendo n'abandi bantu nuko FARDC biba byayinaniye FARDC niba ifite ubushobozi bwose bwo kurwana navuga ngo ibintu bijyanye n'ibikoresho barabigura niki sibyo ariko noneho wahereza umusirikare erega kuba umusirikare afite imbunda ni kimwe ariko no gutinyuka kwa advancinga ku rugamba ni ikindi nese uraza gusanga abantu ngewe hari ibintu njya mbona kuri social media wenda nubwo umuntu atajya bipostinga cyane wenda ukabona abantu bari kurwana abasirikare bose birundiye ahantu hamwe yaba ubayobora araje wenda sanze bose bakavarinze kuko amasasa ari kuvuga hirya iriye bagize ubwoba bwo guhaguruka abo bantu niyo wabaha ibifaru bingana gute urumva bazakora iki aha ubwo rero abo ngabo babasirikare ba Kongo nabo bamize nka ya mavubi yacu turirwa turira ngo amavubi yadutsindishije ariko ubundi mu by'ukuri ayo mavubi twe tujya kunenga ukibaza twayahaye
icyambere nyine tumenye urwego rwacu sibyo aho kugira ngo buri ubabazwe na rezilita n'amavubi niko gereranyije oya ariko reka nkubwire nirirwa mbabona kuri radio abantu ngo nta kipe dufite ariko bayihaye iki none se reka nkubaze seve urababazwa na rezilita z'ikipe ngo yatsinzwe sibyo okay aho yagutsindiwe wahabonye ugiye kwakemura uti vuga utubwa amavubi yarananiwe ingabo noneho tugiye kwiha imyaka 5 turera abana nibwo tuzagira ikipe ikomeye ariko mu gihe cyose itegereje kunenga rezilita nimbi none singabo za Kongo ukeka yuko kujya kwitabaza iriya mitwe atari umutego ahubwo zishyiramo iriya mitwe ntabwo bazashobora kuyambura intwari intambara nirangiye ikindi ingabo za Kongo nibagende bafate rero abasirikare batangire babatoze biyubake bagira igisirikare kizarindira abaturage umutekano wenda iyo ni politiki no kuba reka nkubwire seve nta mu president n'umwe wigeze ajya hariya ngo yemera avuge ngo abanyarwanda abantu bose nako bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo bapfe ntawayeruye oya ariko bakora ibintu bibangamira abo bantu n'uburenganzira bwabo ariko nta muntu wajya arangwa byerure rero ngiye nkeka ko no kuba Kongo uyu munsi wa none ifite ibibazo nk'ibi biterwa na weakness yabo n'ingabo zabo kuko nanjye ubwanjye nzavuga ngo ngiye kugenda ngura intwaro nshaka abasore banjye kuko ngiye ndabona ubucuruzi bwanjye cyangwa ubworozi bwanjye bubangamiwe uzi impamvu nuko nta leta yari nyine yo kundenganura nabano bantu bose bahohoterwa hano mu burasirazuba bwa Kongo ahanini sinanavuga ko ari leta ibyihisha inyuma ahubwo nta n'iki bikoraho ko nta mbaraga inafite ibyo bintu wenda turaza kubyemeranywaho ariko nanone wenda tugana ku musozo reka tugire wenda conclusion dufata nkuko ubibona twavuze ku byo kwa advancinga kuba bafatiye bagira freedom kuba batayigira hakaza kuzamo nubundi yaba abarundi nubundi buriya ngo ingabo ziri yanuza za sadeke zavuye muri Kongo hari amakuru arimo kugenda caracara avuga yuko zaje zica mu Rwanda zinyura Tanzania buriya ntago bazimanukana za Afrika y'Epfo cyangwa se zibindi bihugu ngo bizitware inyinshi ngo zahise zijya kurundwa mu Burundi ubwo urumva niba wenda ku busesenguzi ngemba ndi kubona niba hari intwaro ziri kurundwa mu Burundi sibyo Kabila akaba yagiye kujoininga uriya mutwe wa FCM 23 tukaba turi kubona buri ruhande ruri charginze bifatika uretse u Rwanda nari rwo ruba rwiturije ruvuga ngo rugomba kurinda abo uzaza aza mu Rwanda niwe bazahangana nawe ubwo urabona tansi iri mu karere hari ahantu ntago washobora kuza hakaba imbarutso y'intambara nini yo mu karere ishobora kuafecta yabo Burundi niba bavuga ngo bari stand by kandi bafatanyije na Afrika y'Epfo ariyo mpamvu njye mvuga muri diplomasi umuntu bita Ramaphosa arikoza muntu uza muri Amerika akavuga amagambo yego y'ubwenge akagiriye amacengo ya Trump acenga yarangiza ikibazo cya Kongo nta kigarukeho wenda ngakivugeho ariko nubundi ingabo za Sadeke ziri kuva muri inuza ibirwanisho biri kuva muri Kongo bya Sadeke bakajya kubirunda mu Burundi rega Ramaphosa yagiye muri Amerika we nukajye wumva ko agiye kuvuganira Kongo oya ariko ze Kongo we nta gihugu rega inarakiyoboye ese ubundi reka nkubaza Ramaphosa ukeka ko akora iki muri Kongo nta mabuye ari gushakayo naringize ngo ugiye kumbwira ngo ubwo yaje ngo kureba ko ngo yarenganura abarenganwa ngo intambara igera Ramaphosa mitamufata rega nk'umukozi wa Kongo none se ikindi nge nibaza M23 bwa yaravuze ati abarundi muvana ingabo zanyu mu gihugu cyacu kuko twebwe muri Kongo ntago twebwe mwe mwaje hano gute sibyo none tubare ko ibyo bintu wenda ari byo ariko simbizi neza ingabo zavuye ngo hariya zaciye mu Rwanda zarazenguruka zijya i Burundi sibyo kandi u Rwanda rwazihaye inzira babacungira umutekano bacaho bazihaye inzira rwose barabaescortinga neza niba biri recorded rero tubare ko noneho rwambikanye ariko hagati aho abarundi ngiye sindi kumva ikintu baharanira hari ikintu baharanira se ngerega bari gufasha umuturanyi se oya ibi bintu erega hari ibintu twebwe dukunda kugira ubwiru ntitubivuge mu mazina yabyo Kongo yifate nk'umuntu w'umukire sibyo ufite ubutunzi runaka ufite wenda hakaba hari abantu bashaka gufata ubwo butunzi nubwo mu majwi akunda kuzamo u Rwanda rimwe na rimwe Uganda ariko nuza kureba abadira banini nabo ba Amerika nabo ba Afrika y'Epfo
Afrika y'Epfo rero yaba Afrika y'Epfo yaba Burundi ngenda bafata nk'abakozi byeruye bari gukora akazi hariya muri Kongo bari kwishyurwa na Tshisekedi. Ahubwo noneho hakaba hari ikibazo kinini kivuga ngo niba ingabo zavuye muri Kongo ni ziriya za Sadeke ziriya ntwaro ziri kuva muri Kongo ziri kujya mu Burundi, tukabona nanone M23 iri kuvuga ngo mu minsi runaka turafata Uvira. Ibyo ni ibintu officially basohora mu matangazo y'atandukanye. Ubwo uraza kumbwira ko Kabila iki gihe ino timing tukaba turi kubona yikojeje hariya muri Igoma, tukaba tubizi neza yuko tutirengagije wenda ibyo ni indi deba dushobora kuzakora muri no minsi iri imbere ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame biteganyijwe ko azajya guhura na Tshisekedi muri Amerika n'abaministri bahawe imbanziriza mushinga. Ibyo bintu byose ngiye mbiteranyije wenda tutajya kujya kubisesengura cyane, ngiye mpita mbona yuko kuba Kabila agiye hariya hakaza Burundi hakaza Afrika y'Epfo hakaza zangabo za Sadeke zamanutse perezida w'u Rwanda bwaho naho ngiye mpagira ikibazo yagiye guhura na perezida wa Kongo muri Amerika ngo basinya ibyo byose none se nibagaruka bakabisinya M23 ikabyanga. Aha M23 ihagaze kuko urumva aba perezida baragiye barasinya sibyo nta n'umuntu n'umwe wa M23 ndi kumvamo ngewe mu byo nagiye numva. Bura rero bajya no muri Katari barasinya ariko nta kintu byageze. Uzi impamvu ngiye mbona ko nta kintu bigeraho? Sinzi nimba ari uko Kongo iba yumva wenda ari gupfira ifiyeri. Bura rero ariko mu gihe Kongo ikeneye kuganira na M23 bura rero ibaze ko mba numva banaganira bakababwira ati mwabuze iki tukibahe ewana ibintu abantu bakarekeraho gupfa. None se ubu M23 baza noneho ngaho tubari ingabo zirunze pfiyo ngo ni nyinshi hagiye umuriro ugiye kwaka uzatsinda wenda simuzi n'uzatsindwa ariko uzapfa ninde? Perezida Tshisekedi saza bura rero ngiye hari ikintu mitanga aba bantu batuye hano baragowe nawe yapfa rega ntago yapfa gupfa ko yapfa oya ariko bano bantu batuye hano baragowe erega abaturage nyine abasirikare bo ngewe nta mpuye nabagirira baba bararwiyemeje baba bagiye ku rugamba nkeka ko ari nako kazi kabo nge rero dore ariko abaturage ngira ngo no rega bura no mu byaha by'intambara ntabwo akenshi umusirikare bamuziza ko yarashundi dore rero ngewe ariko se iyo ntambara igiye kumara abaturage sibyo bakaba noneho banavuga ko amasezerano agiye gusinywa ariko hakaba nta muntu n'umwe M23 urimo kandi nkaba numva abo u Rwanda rwo ruravuga ruti twebwe uzambuka niwe tuzarebana. Dore rero ngiye ikibazo mitangaruka hwa none ayo masezerano barayasinye baratashye Angora ntibayasinye oya ahubwo si ikibazo ariko se kuba yasinya abayobozi ba M23 bazayemera ikibazo ahubwo barayasinya. Ngereka nkubwiza uko wenda njya nkunda kuvuga Katari se niba oya Katari baraganye njya nkunda kuvuga perezida Paul Kagame niwe njya nkunda kuvuga ko ari umuntu wirebera abaturage ari kureberera inyungu akareba mu shusho ngari akaba igihe hari ayo matiku nk'ubu muri no minsi ishize yarari Kazakhstan mu bintu yavuze wenda by'ama big deal njya nkunda kuvuga atari ibingibi tubona mu bitangazamakuru biba byasohoye hari amadira bari inyuma atuma umunyarwanda azabona yaba akazi yabiki niba ubu ngubu barimo kuvuga yuko ashobora kuba agiye kuba free visa kuba ku muntu ushobora guturuka hanga agiye Kazakhstan azajya agenda nta kibazo kuri visa. Kazakhstan ni igihugu gikomeye cyane ariko tukaba guhahirana na Kongo bikaba biri kugorana ari icyo gihugu duturanye. Urumva ngewe ikintu impamvu nabivuze ngo ngaruke kuri Paul Kagame nuko hari ijambo yavuze ariyo yaravuze ngo kugira ngo ino si tugezemo igenda icagaguramo abantu ibice ikintu tugomba kurebera hamwe ni ikintu kiduhuza kurenza ikintu kidutanye. Ibi bintu yabivuze kuko yarazi ko hari inama yari kubera muri Uganda twari duhagarariwe na Kabarebe nanone hakaba hari inama zigiye zitandukanye ziri kugenda ziba bavuga ngo hagiye gusinywa amasezerano hari umushinga babahereje. Ibyo bintu ntago numva yuko Kagame yabivuga ngo narangiza hindukire yange gusinya amasezerano yatuma mu karere haza amahoro. Icyo ni kimwe amasezerano azayasinya nyina ari na ready yo kuyasinya ahubwo icyo nge nibazo nayasinya na mugenzi wa Kongo akabyemera ko numva ngo n'aba ministre batangiye guhabwa ibyo bazasinya baye babisoma neza cyangwa ubwo nimbanziriza mushinga y'ayo masezerano niba ari byo bakosora bakabikosora ariko nkibaza umuntu ufite ikibazo ni M23
akwiye kugaragara mu ibyo bintu. ariko ngiye numva leta ya Kongo yavuze ko itazigera igirana ibiganiro. dore ngiye ikintu nemera ayo masezerano koko asinywe impande zombi zikayumvikanaho ntibimere nka bya bindi Perezida Kagame yigeze kuvuga ngo Tshisekedi ubwo ari kuvugana n'umunyamakuru bita niba ari Nofol bigeze kugana mu minsi yashize kuri Twitter yaravuze ngo Tshisekedi n'umuntu ahinduka mu buryo utasobanura. Mushobora kugirana ikiganiro muri office yamara gusohoka waza mu kanya kongera kumuhamagara kuri telefone ngo muvugane nyine ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bintu. Ibyo bintu ndabyemera. Kumva uruhande yarangije. Reka nkubwire ibyo bintu impamvu mbyemera. Tshisekedi akiba president ntago yabanje guhura na Kagame hano igoma hano kuri grande barriere n'abantu benshi cyane barahuye banemeranya kubaka uruganda baranarwubaka ariko nyuma tugiye twumva ngo yahinduye ibitekerezo urwo ruganda ngira ngo niba ntirwakoze ubundi Tshisekedi noneho rero niyo mpamvu nanakubwiye ngo ayo masezerano bagiye gusinya M23 ihagaze. Aha dore rero ngiye nanjye ikintu nemera aho Rwanda se ruzayavuga ngo twasinye kugira ngo tugabanye ngo nimushyire intwaro hasi ruzabibabwira nka dore ngiye ukuntu mbyumva ni ukuvuga u Rwanda na Kongo sibyo M23 irimo hagati aho ngaho siko bimeze M23 nubwo irimo hagati abaturage barimo hagati aho ngaho ndaza kureba wenda cyane ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda na benshi cyane hari ni benshi sibyo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nuza kureba urasanga abagiye boroye abagiye bafite ibintu bitandukanye abanyamurenge abaki bagiye barimo noneho ibi bihugu byombi biramutse byumvikanye uko mbyemera nihaze kugira uruhande ruza kuvuga ngo mu bintu twasinyanye mpinduye ibi niba Perezida Kagame avuga ngo mu minsi yashize yigeze kuzajya avuga ngo niba mumwirukana abantu mwabakatiye ubutaka bwabo bakigenga mukabirukana n'ubutaka bwabo ntimwirukana abantu batajyanye n'ubutaka icyo ni kimwe ubwo urumva aba bantu b'ibihugu byombi bumvikanye Kongo ikumvikana n'u Rwanda abantu bari hagati aho ngaho impande zombi baba bazisangaho ngiye niko ntekereza baba bisanga ku mpande zombi kuko ntago baza kuvuga ngo baramutse bavuze ngo baraza ntibagiye kubakata ngo babomeke ku Rwanda nanone ntago bagiye kugenda ngo bagume muri Kongo n'ubundi bataza bagume ku gihande cya guverinoma Kinshasa batari kwemera. Oya M23 ikinirwanira ishaka uburenganzira bwayo ivuga ko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye hariya muri Kongo bahohoterwa cyane ariko nanone ntago ndeba M23 gusariga na alliance mu masezerano Perezida Tshisekedi azagenda sinye ko iryo hoterwa rivuye abo bantu babonye amahoro. Aha aho hantu rero ko kuza kuvuga ngo arasinyana n'u Rwanda aho hantu rero hahita bari bajya mu ntambara yeruye se aho hantu no hahita ingabo z'u Rwanda zari zambuka cyangwa za Kongo hahita hazira umumediateri sasa uwo ninde ari byo bya bintu by'imbanziriza mushinga basetinze none se kubera ikimbanziriza mushinga yabaye nuko hari ibintu babahaye bagomba kuganira bakavuga bati niba Kongo izemera guhereza uburenganzira M23 sibyo ubwo biri mu mbanziriza za mushinga tutari twamenya u Rwanda narwo rukwemerera rukavuga ngo twebwe n'ubundi kubana na Kongo nta kintu bidutwaye twemeye kubana na Kongo cyane kuko hari abantu benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubuhahirane bwacu bugomba gukomeza ibyo badusaba ku ruhande rwacu suzi ko bari gusaba ngo hari ingabo ngo z'u Rwanda ngo zigomba kuva ngo muri Kongo hari iki wenda nubwo ibyo bintu wenda ari ibintu bakomeza kuvuga rumazi zikomeza kuvugwa ariko ngiye nkemera yuko baramutse bumvikanye ku mbanziriza mushinga bahawe n'uwiyise umumediateri ari w'Amerika umumediateri yaza kujura rero yo kuvuga ngo none ibyo bintu mwemeranyijwe biraza guhita bihereza faveri M23 kuko nanone niba bikora mu nyungu ibyo bintu rero ni ugushaka ko Kongo igirana ibiganiro na M23 ariko mu buryo bure direct ntibavuganye ariko bemeye ibyisaba niyo mpamvu nongera nkagaruka nkavuga ngo ibi bintu kugira ngo uzavuge ngo aba bakuru b'ibihugu bazahura baganire kuri ibi bintu ngiye ndabona yuko muri prediction yanjye hejuru ya 70% ndabona bitazaba ngiye nuko mbyumva. Oya reka rero nkubwire Kongo yakoze ikosa M23 ifite intwaro nyinshi ngiye wenda ntago nabonye ibintu byinshi ariko warabibonye muri za bibiri mu myaka ufite wabonye ibintu byinshi za bibiri ntangira nyine wenda nko kumenya ubwenge hari uziko bura mu Rwanda twagize ikibazo kirekire nyuma yuko intambara ibaye byonyine
byo kugira ngo ni na mine ibisasu byagiye bitegwa ahantu hirya no hino bakora sensibilisation yo byonyine none ibaze Kongo yafashe intwari zinyanyagiza mu mitwe yose ngo babafashe sibyo sinzi aho baripotinga sinzi izo ntwaro aho bazavuga ngo bazibagarurire M23 ifite intwaro nyinshi urakeka yuko ibyo ari ibintu byo kwicara bamara gusinya bigataha bikarangira aha niyo mpamvu nanone bya bindi nawe uvuga FDLR n'ubundi n'iyindi mitwe ikomeza gufuba n'intwaro nka za wazerendo n'ibindi bashobora no gusinya n'amasezerano M23 ibyo isaba nabyo bikubahirizwa FDLR na wazerendo bagataba-hindukira nabo bagafata territoire yabo none se urumva izo ntwaro babaye bazazibi cyangwa bazazisubiza ntabwo bishoboka niyo mpamvu navuga ngo buriya wenda ikintu Kabila ngewe agiye gukora wenda tunakora conclusion y'ikiganiro Kabila ikintu agiye gukora nuko ndi kubona ameze nk'umuntu ugiye gukoma imbarutso y'ikintu gishobora kuba wenda mu karere mbona kitari kuba cyiza mu minsi iri imbere nge nuko mbyumva agiye kongeramo umuriro gusa nawe nge ntago mufata nk'umuntu rwose uzahindura byinshi M23 yarananiranye yihagazeho kuva zamani wenda hari ikintu azongeraho ni umuntu ugiye gutanga morale ariko buriya ngereka nkubwire ikintu kimwe nemera iyo bigenze kuriya buriya Kabila rutwa n'umuntu ufite plani wumva neza icyo M23 irwanira wumva ko yanagipfira uwo muntu niyo muntu wazana na inspiration wumva nyine ashize amanga yo kurwanirira intego ariko M23 yarwaniriye guhera ku itangiriro ndemeranya nawe ujana kwijana kuruta umunyapolitike cyane ubuza aho yerekeza nariko ntago ubundi bari basangiye inumbero rwose nyine erega ibi rero hari icyo azongeraho hari amakuru azabaha azibera mu butegetsi azi imbaraga nkeya wenda zabwo ubwo nabo urumva niyo mpamvu nakubwiye ngo nabo bazakora bazafightinga nabo bazirwana erega buriya leta nayo ibiramuzi hari iki bigiye guhindura mu mikorere kuko ibizi kundi mwanzi yongereyemo ariko M23 impamvu yananiranye kiri na hariya ahanini ngiye nkeka yuko ifite abantu bemera kuyipfira bemera gupfira icyo barwanira erega nta kuntu baba badahara ahubwo mu gihe uri ari umuntu uje kugira ngo wenda ubwo bazabatera ingabo mu bitugu ariko ngiye mpamya yuko nawe afite ikindi kinarwanira gitandukanye n'icyo bo bashaka ubu ngubu aka kanya ntacyo azigera abona rero aka kanya rero dore impamvu ngewe wenda tunasoza ya strategy ukuntu Kabila ari strategique cyane ni ukuvuga ubu aka kanya Kabila ntago ari kurwanira kubona amafaranga menshi ku mumboni zanjye ntago Kabila ari kurwanira yuko wenda aba M23 nantuza bibona ubwigenge ubu Kabila ari kurwanira immunity nono aba M23 abaturage bahariya nabo n'abasirikare barwana njya nkunda kureba abantu bo mu minembwe n'abahehe iyo bari kurwana bafite imbunda ubona bari proud yuko barimo kurwanira abaturage babo abantu babo sasa rero niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu ujya kurwana we afite impamvu yumva ashaka ndavuga ati ngenda rwana kuri bene wa ntaho mfiteho kujya nintabarwana wose ubundi turapfa Kabila nawe rero ubu nawe yongereye muri none se nawe nicyo kintu none se urumva bahuje intego agiye kurwanira dore intego bahuje agiye kurwanira iminite kuko ntaga gifite ubudahangarwa ariko mbanza umbwire niba Kabila baramuvanyeho ubudahangarwa aje kurwanira abarwanda phone bari hari nyine niba Kabila baramuvanyeho ubudahangarwa sibyo akaba ubu ngubu mu minsi iri imbere ushobora kumva basohoye mandadari yiwe kuko nta budahangarwa gifite ntaga ashaka kwemera kuzakurikiranwa n'inkiko kama civilian ahubwo agomba ashobora kurwanira byibuza ahantu avuga ngo hari independent yagize mu ruhare ahubwo Kabila nkuko yabivuze ngo azarwana mpaka apfuye ahubwo Kabila ashobora no gupfira hariya erega ubu ngubu bari ku kibuga none ariko ubu ngubu ko anytime umuntu wese yapfa oya yapfa nyine ariko ubu ngubu Kabila ari hehe ku rugamba abayobozi bamaze gupfira muri zino ntambara ntubazi benshi kandi bo hejuru impamvu ituma rwana urumva atari impamvu ifatika ni impamvu aza guhita huza rega n'aba bantu bo muri M23 kuko niba ari kurwanira iminite amafaranga arayafite hariya tujya twicara urabizi tukibaza tukavuga ariko ubundi ko Kabila afite amafaranga ubundi ikindi kintu ari kurwanira n'igi wabona bamumereye nabi bande se bamumereye nabi ushobora no gusanga rega Kabila baramukuyeho zira iminite atari amakosa yakoze atari no gushaka kurwana ahubwo yaratangiye gushaka kwirwanaho nyuma yuko amenye ko bashaka kumurangiza none se reka nkubaze kuba bari bumvikanye na Tshisekedi
Okay, wenda hari impamvu ziri inyuma no impamvu yatumye rero ibyo wumvikanye bihinduka iyo ngiyo niyo tugomba kureba. Okay, wenda ntago tuzi ushaka gusanga yaramenye ko bari kumugambanira bamuca inyuma bashaka kumugezayo rega buriya wenda nabyo byashoboka nta cyangwa se nabyo byashoboka akaba nawe yarabonye rega Kabila buriya anava ku butegetsi mu majambo yavuze mu ijambo hari ijambo yigeze no kubivugamo avuga ko adasezeye yarameze nk'umuntu ubikije ubutegetsi umuntu uvuyeho atabishaka. Niyo mpamvu nanakubwiye ngo Kabila ntago yatanze ubutegetsi ahubwo yatinya abaturage ko barigaragambije abura uko abigenza. Uburonge navuga sibyo wenda ko ngiye ntagaruko mbifata cyane mbifata yuko abaturage barigaragambije cyane ko na Kadafi nabwo urabizi nawe barigaragambije kugira ngo aveho ukuntu byagenze abanyaburayi n'abanyamerika ibintu bagiyemo urabizi ukuntu bigenda. Gusa ngiyewe wenda ikintu nagarukaho nanemeza mu mirebere yanjye ya politike nuko akanya Kabila mu minsi yashize ntago yari afite ikintu cyo kurwanira kuko yari akiri senateri avini ko bavuga abakongomani cyane. Ariko noneho ubu ngubu afite impamvu ninshaka nyitimwe ariko iyo mpamvu imwe ifatika cyane kandi ipeza cyane iremeye. Oya wivuga ngo ntago yari afite no ese yashaka kurwana ariko akabura icyo arwanira nyine ngiye impamvu mvuga gutya nuko ibyo bintu byabaye yatangaje iriya speech bamaze kumwambura iminite ntago waciye amasaha 24 atavuze. Bishatse kuvuga ngo kuba yaravuze nuko ikintu cyamubabaje bakubisa hababaza bahita bamwambura iminite. Icyo kintu rero ari ashaka kurwanira ntago iyo mpamvu naza kuyitandukanya n'iyo M23 uri kurwana yuko abana be ababyeyi be bataza gupfa. Karo nkubwire ahubwo mbona Kabila ari no mu byago ibyago bye birimo yarangije kubijya. Ushobora no kujya kubona ukabona umusirikare umwe aramurashe none se reka nkubaze bari abantu barwana akiri president so woherezaga ingabo za leta ngo zibamare yigo nyine ubyo cyo kujya kubona umuntu wifite inzikara namurashe ariko se none se muri abasirikare bose asanze hariya wenda abakuru bo bashaka kumubona nk'umuntu ufite icyo azabamarira ariko se urakeka ko ntabamufitiye inzika ahubwo nese se byo nkubwira ngo bo baravuze ngo ubu tubonye support kandi ifite pourcentage yo hejuru. Sibyo yo kudufasha kurwanirezwa nyine ki nta kibazo reka baze nitumara kurwana n'ikinshasa turaza guhindukira none turebe niba twakiyunga kuko ntago rega navuga ngo bariyunga. Reka rero nkubwire kuri conclusion yanjye Kabila kuba ari hariya ngiye ndi kubona ameze nk'umuntu udafite n'ahandi yajya ntaho pe ariko ikindi kuri conclusion yanjye Kabila ntago asangiye na bariya abantu icyo barwanira rwose ahubwo yabonye ahantu yajya wenda baramutse bageze ku ntego yabo bashaka no kuvuga ati mu masezerano ariko nta muyobozi wacu uzakurikiranwa ibyo twarwane wenda nawe akagendera muri uwo mujyo ntibamukurikirane cyangwa se bagera nanone ku ntsinzi yabo akaba ari umuntu ugiye kubona nyine uwo mutekano ubwo nge nicyo mvuga. Ntese kuvuga ngo ntago bahuje icyo barwanira kandi bose barashaka umutekano yaba umuturage we mu bihugu ari gushaka umutekano. Seve bari abantu bari muri Kongo bamakenga bagiye gufata intwaro ari nk'ubwihebe kubera ko ahanini bo ntago Kabila we arashaka umutekano we bare barashaka umutekano wa bene wabo none se rega byose ntabwo ari kimwe. None se Savirika ngo bazikibazo umutekano umuntu wirwanirira n'urwanirira bene wabo ntabwo wumva itandukaniro nyine dore ikintu bahita bahuriraho rero bari guhurira ku mwanzi umwe ari we KWICWA sha rero bari abantu babuze abasirikare benshi harimo abantu benshi ngiye mpamya neza ntashidikanya ko bamufitiye inzika hu ndabyemera cyane kuko icyo gerega niwe woherezaga abasirikare. Ariko se none aka kanya babigenze gute niba aka kanya Kabila buzi nta kintu babigiraho aka kanya Kabila buzi minute araba joinings nabo bari kubibona yuko nta mabura kindi nyine yuko ku joininga nta kintu nta mabura kindi ariko none n'amabura kindi baremere bayakoreshe basi kugira ngo barebe niba bahirika kiriya kibuye kinini kibari imbere ariko none kuza kubyikorera bonyine biraza kugorana. Wenda tuvuge ko badahuje bahuje umwanzi ariko ntago bahuje cause ntago bahuje impamvu. Umwe ari kurwanira iminite undi ari kurwanira na ubutaka bwabo sibyo niba barwanira ubutaka bwabo Kabila rega nawe buri ubutaka harabushaka nawe ari kwavuga ati jewe abantu bansimbuye ntago bakora akazi nkuko bikwiye. Werega n'impamvu atanga avuga yuko abantu bamusimbuye icyambere bari kurya ngo umutungo w'igihugu cyane bari gushora amafaranga menshi ngo muri gahunda zabo ntabwo rero we yaba komeza kuba senateri na wundi nawe ngo yifatanye n'abantu bateye gutyo sibyo
nge rero wenda reka twe gutinda wa mugani wawe gusa ngewe icyo mvuga reka dutegereze turebe twe kuvuga n'ibintu tutazi ayo masezerano bibaye byiza rwose ngewe niyo nshyira imbere ubundi bibaye byiza nyine niko yakandi bagenda aho ngaho muri Amerika babiganireho wenda ubwo azabyara umusaruro nubwo ahandi bagiye bajya muri Kenya bagiyeyo muri Angola bajyayo bajya ahantu henshi noneho reka basi twizere ko Trump ajya kwiyamamaza aravuze ngo ntagashaka abantu bicana ahera muri za Ukraine nubwo naho bakicana niyo yari intego sibyo ariko byibura ateye intambwe Biden atateye arashaka kubahuza sibyo nubwo ngewe nakubwiye impungenge mfite uko muri iyo mihurire y'umuventura ntayibonamo ikindi Kabila nawe afite twebwe buri rushanwa no gusanga tuba twatanye cyane wazi ikintu agiye gukora akaba yaranaje yari yifitiye strategy ya danje ariko ngewe ku mwanzuro wanjye reka nkuvuge nawe uvuga wawe tubone wenda no gusoza ari amasezerano ndayabonamo ikibazo kuko umuventura itarimo ikindi wenda ubwo bashaka kuzayasinya ikabona nayo harimo inyungu zayo ibikeneye nanone kandi kugira ikintu nakwita nka hari ugiye muri banki ingwate kuko ntago kuko umuntu ashaka kubwira ngo ngaho nimushyire intwaro hasi muze akakugirira nabi agahita bafata ibyo nabyo ni ibintu ni process ntago ari ibintu bigiye kuba rimwe ariko amasezerano yenda ashobora gusinywa akagira agahenge kakaboneka nje simba nitaye ngo ninde wafashe ibice ariko abantu barapfa mu Rwanda dufite inkambi nyinshi cyane z'abantu bo muri Kongo yaba zabaga ibyumba yaba bitanya biheke yaba mahama ariko banza ari abarundi urumva ni nyinshi no ku Kibuye ni nyinshi mu Rwanda abakongomani benshi uzi ko hari impunzi abana bavukiye hano mu Rwanda erega bano bantu benshi ubona erega tuvuga ururimi rumwe nago wabamenya bano bantu benshi abanyamurenge bari abantu bose ubona buriya abenshi umwana agira imyaka 30 yaravukiye mu Rwanda kandi ari impunzi ariko baba tumaze igihe kirenga iminota 10 tuvuga ngo reka tujye kuri konkirizi nge rero tureke kujya mu by'impunzi wenda ibyo twabyo ariko icyo ngiye mvuga areka dutege amaso ari amasezerano ariko ngiye imbogamizi mbona nuko umuventura itayarimo ikindi Kabila ntabwo ahuje impamvu ituma Rwanda itandukanye na umuventura gusa umwanzi wabo n'umwe noneho nanjye wenda tuzareba rero icyo bizabyara nasoza mvuga iri jambo muri politike baravuga ngo muri politike nta mwanzi uhoraho nyine nta mwanzi w'ibihe byose kimwe ruko none nta nshuti niba navuga ngo nabwo nta nshuti ihoraho umuntu w'umwanzi wejo ashobora guhinduka ubwo se nkoresha umukunzi ashobora guhinduka inshuti yawe y'ubu ngubu ari nabyo naza kuvuga kuri Kabila nta n'irindi jambo nza kongeraho uko bagakwiye uko numva wenda abantu abangaba barimo gushaka gufatanya na Kabila bagakwiye kumufata nk'inshuti bahujwe n'ibihe bagomba gufatanya urugendo batagiye kujya mu nzika z'ibintu byarangiye navuga ngo mwakoze kubana natwe iki n'ibindi biganiro n'ubundi tuzadukomeza kugira ibyo tubivuga dukunda kuvuga yuko twebwe turi abademokrate tuvuga ibintu nawe ukajya muri comment tukagira ukuntu bivuga ubyumva si ngombwa yuko tubyumva kimwe cyangwa se si ngombwa yuko ngiye ntanga ibitekerezo byanjye Savimba batanga ibye n'abandi batanga ibyabo nawe wajya muri comment section ukagira ibintu ukagira ibitekerezo byawe utanga navuga ngo mwakoze kubana natwe ntimugende ntimwibagirwe gukora subscribe kuri the update n'ubundi kugira ngo muzajye mugira ibitekerezo mutanga bigiye bitandukanye mu gihe kiri imbere wenda mwakoze kubana natwe kandi muchas gracias